Dushimye Imana ko twongeye kubonana kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. N'ubundi turabanza dusenga Imana kugira ngo Imana idufashe. Data wa twese nyir'icyubahiro, turagushimira ko wabanye natwe mu bihe bitambutse kandi n'uyu munsi ukomeje kubana natwe. Wagiye udufasha mu buryo bwo kuganira n'abantu, turagusabye kugira ngo ukomeze kudufasha kandi utwubake. Uwiteka nyir'icyubahiro, umuntu wese uzagirirwa ubuntu bwo kumva iri somo, umuzagira ubuntu bwo kumva ikibwirizwa, umuzagira ubuntu bwo kumvira ijambo rizamugirira umumaro uhereye igihe azaryumvira kuzageza mu buzima bwe bwose. Komeza ubane natwe, udushyigikire kandi bigende neza. Icyubahiro kibe Yesu Kristo, amen. Turashimira Imana ko twongeye kugaruka ku rugi rukinguye kugira ngo tubwire abantu iby'ubwami bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi natekereje ko tuganira ku nkingi eshatu umukristo yubakaho akaba yuzuye. Inkingi eshatu umukristo yubakaho akaba yuzuye. Ubundi nk'uko udashobora gufata amashyiga abiri cyangwa se ishyiga rimwe ngo uterekeho inkono, ibyo ntibishoboka ngo ihagarare, ntabwo wateka ibyo biryo bizashya. Niko izi nkingi nazo bisaba ko zuzuzanya kugira ngo zibe ari eshatu, kugira ngo ubuzima bw'umukristo bube bunoze, buciye mu nzira ziboneye rwose. Ushyize ku mashyiga abiri inkono irahirima, ariko iyo amashyiga yungikanyije ari atatu agashyira hamwe, inkono irahagarara, umuntu agateka agahisha. Ni nk'uko rero izi nkingi eshatu nazo zigomba kuba ziri kumwe kugira ngo umukristo agire ubuzima bunoze. Izo nkingi turazitekereza buri gihe, icyo dukora twifashisha ijambo ry'Imana kubera yuko ari ryo pfundo, ari nkacyo gitabo gikubiyemo itegeko nshinga twebwe abizera dukoresha. Iyo dusomye inkingi ya mbere dushaka kuyivuga, ngewe natekereje ko inkingi ya mbere ni ukuba umukristo ahagaze neza mu ruhande rw'ubugingo. Iyo niyo nkingi ya mbere, ni ukuvuga uburyo bw'umwuka, akaba ahagaze neza, akaba ari umuntu muzima. Hari imirongo myinshi yo muri Bibiliya ishobora kudufasha, twakwifashisha. Tuvuge nk'urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abikorinto ku bice 5 umurongo wa 17, haratubwira ngo umuntu wese iyo ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, dore byose bihindutse bishya. Pawulo yigisha Abikorinto yabigishije gukizwa umuntu agahindukira, kuva mu byaha. Nicyo Pawulo yabigishije. Niyo mpamvu babwiye ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu, iyo umuntu yakiriye Kristo, aba ari icyaremwe gishya. Iyo umuntu yavuye muri kamere za kera, iyo umuntu yatandukanye n'iby'isi, aba ari icyaremwe gishya. Ndetse aravuga ngo ibya kera byose biba byarashize, agahinduka umuntu mushya, byose bigahinduka bishya. Nuko Pawulo yabwiye kuri urwo ruhande rw'ubugingo, mu buryo bw'umwuka, umuntu agomba kuba ari muzima mu buryo bwose. Mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri ku bice 4 umurongo wa 19 watubwira ngo umutima ngo kandi urinde umutima wawe kugira ngo utararama, ukareba utagira uburangare, ukarangarira iby'isi, kubera ko ibyo by'isi biraza bikangiza umutima, kandi mu mutima niho iby'ubugingo bituye. Mu mutima niho umwuka wera akorera. Ntabwo umwuka wera akorera hanze ahangaha, akorera imbere mu mutima w'umuntu. Nuko wareba mu gitabo kijyanye mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo ku bice 16 umurongo 26,
haratubwira ngo umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose mu isi niyaka ubugingo bwe. Niko Yesu yavuze ngo cyangwa umuntu yatanga iki kugira ngo ashobore gucungura ubugingo bwe. Iyo umuntu ahagaze neza mu ruhande rw'ubugingo, iyo umuntu ahagaze neza mu buryo bw'umwuka, aba ari icyaremwe gishya, bikamufasha kuba ari umukristo mwiza uboneye. Hanyuma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana ku bice 3:16 babaho ko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Biragaragaza agaciro Imana iha ubugingo bw'umuntu, biragaragaza agaciro Imana iha kuba umuntu ahagaze neza mu ruhande rw'umwuka. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya ibice 6:8 haratubwira ngo ubibira mu mubiri we azasarura kubora, ubibira mu mubiri azasarura kubora, ariko ubibira mu mwuka azasarura ubugingo buhoraho. Ako ni agaciro ko uruhande, iyo umuntu ashoboye kudevelopa pariti y'umwuka, igice cy'umwuka, aba afite iterambere rizamuvana muri iyi si rikamugeza ahandi hantu, kuko iyi si tuyimaraho igihe gitoya, ndetse umwanditsi we yaravuze ngo ni imyaka 70, ngo nikabye ikaba 80. Iyo ni esperance de vie y'icyo gihe. Ariko muri iki gihe iyo umuntu yadevelopye, yateje imbere, yazamuye igice cy'umwuka, igice cy'ubugingo, igice cy'umutima, aba afite ibyiringiro yuko na nyuma y'ubu buzima azabona ubundi buzima. Hanyuma mu gitabo cy'Imigani ku bice 4:23 haratubwira ngo urinde umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Mu mutima niho umwuka wera akorera, mu mutima niho umuntu agomba guhangana, niho umuntu agomba gushyira imbaraga kugira ngo arinde, kugira ngo ashobore kubungabunga ibintu byose by'ubugingo. Narindi hano mvuga ku nkingi ya mbere ijyanye no kuzamura no kuba umukristo ahagaze neza mu ruhande rw'ubugingo, ariko twavuze ahagaze neza mu mwuka. Icyo bamwe bavuga ngo umuntu ngo mu mwuka umuntu ahagaze neza mu mwuka, impamvu si yindi, uzasanga nta leta n'imwe ku isi uzasanga yigishira iterambere ry'umwuka, ntayibaho. Bazakubwira ibindi, ariko iyi nkingi ijyanye n'umwuka wera, iyi nkingi ijyanye no kugenda mu buryo bwa gikirisitu, iyi nkingi ijyanye n'ukwemera, nta leta n'imwe izabyigisha. Uzasanga iyi miryango mpuzamahanga izaza mu burenganzira bwa muntu, izajya hirya, izakora mu by'iterambere risanzwe, izakora mu, ariko ntizigera ikubwira ngo izera Imana kugira ngo nyuma y'ubuzima uzabone ubundi bugingo. Ahubwo abenshi bazanakubwira ko nyuma y'ubuzima nta bundi bugingo buhaba, umuntu yapfuye ngo biba birangiye. Ariko siko bimeze. Twebwe abizera ko byagenda kose, ntabwo uyu muntu uvuga apfa, hapfuye umubiri, ariko umuntu we ntapfa, ahubwo akaho ikwimuka kajya ahandi, kugira ngo rero uzagera aho hantu uzahabe neza. Nuko iki gice, iyi nkingi y'iby'ubugingo uba warayizamuye neza, warayihagaritse neza. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwe icyubahiro. Ndagira ngo tujya ku nkingi ya kabiri. Inkingi ya kabiri ni igihe umukristo ahagaze neza mu ruhande rw'imibanire ye n'abandi. Niyo nkingi ya kabiri. Ni ryari kuvuga ngo umuntu uzasanga hari cyokora uzasanga iyo amareta ashobora kuza kukubwira mubane neza, akabyigisha, akagira gute, agakora hirya no hino, ariko ntashobora gukoresha ijambo ry'Imana. Inkingi ya kabiri iratubwira uburyo abantu bagomba kubana neza. Impamvu abantu bashobora kubaka ibintu byinshi, bakabyubaka mu myaka myinshi, ariko harimo imibanire mibi idasobanutse. Ndagira ngo nkubwire ngo ibyo bubatse mu myaka myinshi babisenya mu munsi umwe.
bigasenyuka. Ibyo ni ibintu twagiye tubona, ibintu byubatswe mu myaka myinshi abantu bakabyisenyera mu munsi umwe bikarangira. Umukristo rero agomba kuba yarazamuye urwego rw'imibanire ye n'abandi, nk'uko ijambo ry'Imana bitubwira mu rwandiko rw'Abaheburayo ibice 12 umurongo wa 14, havuga ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, ngo kutejejwe atazareba umwami Imana. Imana ishimwe cyane. Havuga ngo tugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro, ngo kandi ngo umwete wo kubana n'abantu bose amahoro, tugire n'umwete wo kwezwa, ngo kuko utejejwe ntabwo azareba umwami Imana. Aha turagaruka no kuri cya gice cy'umwuka. Dukeneye ko abantu babana amahoro, kandi ntabwo ari umuntu umwe, ni abantu bose. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Ntabwo ari ukuvuga ngo bana n'akanaka n'akanaka. None nta nubwo ari ukugira ngo ni ukubigirira umwete. Kugira umwete ni ukugira ibakwe, ni ukugira ubushake, ni ugushyiramo imbaraga, ni ukubishakisha. Ndasabwa, urasabwa kugira ngo abantu bose mushobore kubana amahoro. Ijambo ry'Imana tuvuga ngo tugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro. Ariko kandi rikongeraho, nyuma yo kubana n'abantu bose amahoro, twongera tugire n'umwete wo kwezwa. Tugarutse kuri ya nkingi ya mbere yo kuba umuntu ahagaze neza mu ruhande rw'ubugingo. Kwera tubwira ngo utejejwe, utameze gutyo, ntabwo azigera aciryera umwami Imana. Bivuze iki? Ntabwo azakandagira mu bwami bw'ijuru. Inshuro nyinshi ibi turabivuga, birigishwa, biravugwa, ariko bikagera ahantu kubera intege nke zacu za kimuntu hakagira ibyo dusimbuka. Iyi nkingi ugasanga rimwe turayirenze. Ikindi impamvu numva nahisemo kuganira kuri ibintu nuko igice kimwe, uruhande rw'amapolitike, uruhande rw'abigisha iby'iterambere bazakwigisha izindi nkingi, ariko nibagera ku y'umwuka bayireke. Nanone nugera mu banyamadini bamwe na bamwe bazakwigisha iby'umwuka, ariko birengagiza yuko hari izindi nkingi umuntu agomba kubakaho kugira ngo agere ahagera, kandi iyo imwe ibuze n'indi irangirika. Ntabwo wambwira ngo ufite ubugingo buzima kandi muryana. Ntabwo mwambwira ngo muri Pentecote kandi muryana. Ntibibaho. Muri Pentecote ni umunsi abantu bavuze ururimi rumwe, ariko iyo mutavuga ururimi rumwe muba muri Ibabeli, umunsi Imana yabusanyaga indimi. Ntabwo ab'Ibabeli ntabwo bari mu nzira ijya mu ijuru, kuko indimi zabo zarabusanyije ntibumvikanye. Ariko ku munsi wa Pentecote abantu bari mu nzira imwe, bavugaga indimi nyinshi, ariko izo ndimi zikumvikana, buri muntu wese akazumva. Turajya ku nkingi ya gatatu, abantu bamwe cyane cyane abo mwihaye Imana batajya batekerezaho, kandi nayo ni ingenzi. Inkingi ya gatatu iratubwira ibijyanye n'imibereho mu buzima busanzwe, mu waye finansiyeri. Iyi ngiyi abantu bakunda kuyivugaho cyangwa bakayikerensa, nyamara iyi nkingi yibuze abantu benshi bagira ibibazo. Iyi nkingi ni imwe mu bizana amakimbirane mu bantu. Niho Abanyarwanda bavuze ngo abasangiye ubusa bitana ibisambo. Nuko iyi nkingi nayo ari ngombwa, kandi biragora kugira ngo abantu basangire ibyo bafite, ndetse abandi bakayinegirira ntibahaguruke ngo bayihe imbaraga. Iyi nkingi yo kuba abantu bahagaze neza mu buzima busanzwe, mu waye finansiyeri, mu gitabo cya Yesaya, mu buhanuzi bwa Yesaya, ubuhanuzi bwa Yesaya, igitabo cy'ubuhanuzi bwa Yesaya avuga ngo muvuge, mu bice 3 umurongo wa 10, avuga ngo muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza. Kubera iki? Ese bazagubwa neza gusa? Oya, ntabwo kuba umukiranutsi bihagije ngo ugubwe neza. Hari igice gikurikira ngo kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Ahangaha niho ruzingiye. Kuba umukiranutsi ni byiza, ariko ntibivuze yuko uguwe neza. Ahubwo uzagubwa neza kuko uzaba wamanuye amaboko yawe ugakora
ibyo ukoze Imana ikabiha umugisha, noneho inyenzi n'ingese ntizibirye, abajura ntibabyibe, none ibyo Imana yahaye umugisha bikaba ari byo bizagutunga. Tuvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Nukiranuka ukaryama kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru, ntabwo uzarya. Kandi Pawulo yavuze ngo abadakora ntibakarye. Kandi nutarya inzara izakwica, kandi nikwica uzahemuka, kandi nuhemuka bizakubyarira gukiranirwa. Nukiranirwa uzakora ibyaha bitandukanye, ubuhamya bwawe bupfe. Kubera iki? Kuko nta kintu wifitiye. Iyi nkingi rero nayo ni ingenzi. Abantu benshi bamwe bayirangariramo bakirengagiza inkingi ya mbere y'ubugingo, bakirengagiza inkingi ya kabiri y'imibanire myiza. Abandi bakaza bakayirengagiza, bakibwira yuko bazajya mu nsengero bagakizwa bakagira gute, bakibagirwa yuko inyuma yo kuba mu rusengero, inyuma yo gusenga, inyuma yo gukora yo kwitwararika, ariko umuntu akenera ibimubeshaho. Izi nkingi uko ari eshatu rero zisabwa kuzuzanya. Ntangira navuze ngo nk'uko amashyiga bisaba kuba batatu kugira uterekeho inkono, niko n'ubukristo kugira ngo bwuzure buba ari buzima, nuko buba buhagaze kuri izi nkingi zombi. Umuntu atunganye mu ruhande rw'ubugingo, umuntu abanye neza n'abandi, umuntu kandi afite ibimubeshaho bimufasha. Biragoye ko wahaguruka uri umugabo wasize mu rugo rukinga babiri ukajya mu masengesho ngo urafashwa. Ntibibaho, ntabwo uzafashwa, ahubwo umutima wawe uzasubira mu rugo. Ibyo birasaba ko ibyo bintu byombi biba byuzuzanyije. Izi nkingi eshatu rero birasaba ko ari ngombwa ko umukristo wese agomba kuzibamo kugira ngo ashobore kuzuza inshingano ze z'ubukristo. Ese bimeze gute bene data? Reka dusenga Imana kugira ngo Imana dushoboze izo nkingi eshatu tuzubake, zikomere, ziba zifite aho zihagaze. Data wa twese uri mu ijuru nyir'icyubahiro, turagushima kuko wagiye utugirira neza iminsi yacu yose yo kubaho, kandi waduhaye ubuzima tukiri mu isi. Ariko Data, iyo tukiri mu isi dukeneye kugenda imitima yacu itaducira urubanza, turi bazima, tuboneye rwose, ndetse twejejwe kugira tuzakubone. Ariko kandi tukeneye kugenda tudafite urubanza hagati y'abavandimwe, ahubwo tubanye nk'uko bikwiriye, abejerejwe umurimo wo kukubaha. Dukeneye kugenda dutunganye rwose mu buryo bwose. Ariko nyir'icyubahiro, dukeneye no kugira ngo imibereho yacu nayo ibe iboneye, cyane ko iyo tudafite ibyo kurya, baravuze ngo nitubona ibyo kurya n'ibyo kwambara naho kuba tunyurwe. Ndakwinginga kugira ngo abantu bose bazakurikira inyigisho bakayemera, bakamera kuyigenderamo, uzajya ubafasha kandi nabyo batunganyirize. Urakoze kuko uri mwiza. Icyubahiro kibe Yesu Kristo. Amen.